ejo yakoze imyitozo kabiri mu kibuga no muri gym, hanyuma aza kubyuka akorana na fitness coach mu gitondo, hanyuma nyuma y'imyitozo nganye rwose ibwo ya mu gitondo ntago yarameze neza, yaryamye, yaratashye aryama ananiwe, biza kurangira imyitozo ya nimugoroba atayigaragayemo. Urumva yatangiye full training with the group, ari kumwe na groupe, gusa ngo aracyabura imbaraga mu matako cyane cyane mu kuguru kwabazwe. Niyo mpamvu ari gukora na fitness coach mu buryo buri intensive, ariko akanakora few sessions za physiotherapy. So nanjye maze igihe naravunitse buriya ahantu wabazwe ntago wapfa gushira ubwoba, umeze neza ariko ukumva uracyatinyisha ntuyize. So ngo aracyafite rero imbalance ijyanye na muscle strength mu matako, ntabwo ntaragira imbaraga zihagije ukurikije uko mu matako ameze aho babaze n'ahandi we na ku bindi bice by'umubiri. Hopefully rero muri December mu kwezi kwa 12 azaba ameze neza nibyo kabisa. Ejo ni yakoze n'imyitozo fari ngaye, ntabwo yakoze imyitozo, nibwo yagiye kure umuganga kugira ngo barebe uburyo ahagaze n'uko yakina. Icyo tucyumvikanishe neza nganye ukwezi kwa 12 niko yategerezwamo iyi match, ntabwo ari kuri fedo match, ntabwo ari muri babandi bazitabazwa ku mukino. Tambwe Nguruwari Ngongo yagize imvune muri cheville kuri match ya PL, nubwo idakomeye ariko still sisaba kuko kagombye gushyirwaho cast cyangwa itima, igomba kumaraho 2 weeks kugira ngo adakomeza gucokoza ari imvune, hanyuma bizafasha muri recovery. Nyuma ya 2 weeks azakomeza physiotherapy, nabwo itari munsi y'ibyumweru 2 na 3, mbese ashobora kugaruka muri January. Tambwe Nguruwari Ngongo, Tambwe bavugaga ko ngo ni hagati y'ukwezi n'ukwezi n'igice uhereye bakinnye na APR, ntago rero biri kure ibyo Rwango ravuze mu kwezi kwa 12 kose agomba kukuba hanze, wenda ubwo ni mu gihe byaba ukwezi n'igice. Urumva aje kararuza kare byaba mu mpera zo kwa 12, ariko ubundi nkuko bivuga byo bitegerejwe ko ashobora kuboneka mu kwa mbere. Gusa ibintu by'imvune hari ukuntu umuntu agira icyo bita quick recovery, biterwa agakira vuba. Iyi mvune yagize akandagiye muri cheville kabiri n'umukinnyi witwa Yunusu Shimirimana Yunusu. Bwa mbere ngo yaramukandagiye ntiyamuhamenya, kwa ko niba bari muri dueli baragenda baramupuriza, kwa ko bahita babapurizaho twatuntu nyine tugabanya ububabare. Nta n'iminota nke yacemo bongera gurira muri dueli, Yunusu ahita akandagiramo neza, noneho umwana w'umuhungu ahita avuga ati karabaye. Yes, Asman nawe afite improvement nziza cyane, yatangiye imyitozo full na groupe, ariko ntago arabatari 100% gukina full match kuko igihe gishize avunitse ntabwo gihagije ku buryo igufwa ryaba ryarafatanye neza, and then bishobora kumwemera nyine kujya muri match. Gusa in general ameze neza. Nabonye baramubaze hano inyuma ku kuboko nyine birumvikana hari habayemo ikibazo, kandi barafitemo n'utwuma. Bakaba bavuga yuko kujya mu kibuga bidashoboka, ariko we ngo umutoza bitabaye kuri iyi match yayikurikira ngo yamushyira muri 18. Iyi match ya Kigali probably abantu bategereza ko ashobora gukina nk'iminota nka 20, Soreze bashobora kumushyira muri 18 kuri iyi match. Basane yari yagize mild ni injury muri match ya PL, ariko bameze neza nta kibazo, arimo arakorana nabo. Aziz Basane Kulanya, bane b'ingenzi. Abo ni bane b'ingenzi, ni updates mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport hanyuma ariko ejo babonye abantu mutoza ngo wari uriho agira inama mutoza mukuru Runa Feruzi, obita ngo Baudouin, bamwita Baudouin Ndindi Ribakare Ndindi, no mutoza uzwi cyane. Uriya ni nkuko wafata Kotimenton Alois Kanamugi